burya koko thoughts are things. Niba hari ikintu cyaba cyaramfashije guhindura imyumvire ku bijyanye n'aka kajambo, ni ukumenya no gusobanukirwa ko thoughts are things. Hari umugabo nubaha cyane kubera ibyo yagezeho, wanyicaje rimwe kubera urukundo yankundaga, atangira kumbwira amabanga yamuteye kugera aho yari ageze, kimwe n'abandi bageze ku byo bifuza mu buzima bwabo. Yambwiye ko mbashije kumvikanisha ibi bitekerezo ku buryo byigishwa abana mu mashuri kuva bakiri bato, byagabanya igihe abantu bamara mu ishuri mo kabiri cyangwa se kurenzaho. Yambwiye ko we n'abakire bagenzi be ibyo bagezeho bidafite aho bihuriye n'ishuri na gato, kuko benshi muri bo batanarangije n'amashuri abanza. Mubajije niba ibyo atari ugupfobya ishuri, ambwira ko ahubwo ari ukumurikira rubanda icyangombwa, kuko amasomo yampaye ari menshi kandi yose ari ingirakamaro. Muranyihanganira, nzajya mbaha make muri yo mu ncamake zigiye zitandukanye. Yatangiye ikiganiro ambwira ko mu nkoranyamagambo ze yakuyemo ijambo impossible, cyangwa se mu kinyarwanda ntibishoboka. Mubajije impamvu, ambwira ko rubanda nyamwinshi usanga baba bazi neza indwara zizabica, ibicuruzwa bizabahombera, amadeni azabafungisha, abakoresha bazabirukanisha n'ibindi nk'ibyo, kandi bakabiha agaciro cyane, ariko ibibungura ugasanga babishidikanyaho rimwe na rimwe bavuga ko bidashoboka. Ambwira ko atandukanye nabo cyane. Isomo rikomeye nakuye aho nawe nifuza ko wumva neza ni iri: niba hari indwara urwaye ukaba wumva yuko izakwica, nta kabuza n'ubundi izakwica. Niba hari umuntu wumva ko azakwirukanisha ku kazi ukora, nta kabuza n'ubundi azakwirukanisha. Uzi impamvu? Ni ukubera ko bikubera nk'uko ubyizeye, ukora ukanifata nk'uko utekereza. Njye ndi wowe nahindura uko ntekereza, hanyuma nubwira atari ryo somo ry'ingenzi nifuzaga ko mukuramo, ariko nabyo nabonye ko ari ngombwa kubibabwira kugira ngo isomo ry'ingenzi ni iri. Yambwiye inkuru yise 3 feet from gold, aho Gahigi yavumbiye ikirombe cya zahabu, hanyuma aranezerwa cyane ku buryo byamuteye kujya kuguza amafaranga mu nshuti n'abaturanyi kugira ngo ashake ibikoresho byabugenewe, kandi abizeza ko bakize birangiye. Amafaranga arayabona, atangira gucukura, ariko akagenda abona zahabu nke cyane, biza kugera aho atakibona na gake. Arihangana, arakomeza aracukura, ariko bigeze aho ararekera kuko yabonaga nta kiri kuvamo. Aragenda agurisha ibikoresho kuri make ngo yishyure amadeni. Uwo yagurishijeho ibikoresho yumvise ko bacukuraga zahabu, agira amatsiko, ajya kureba, hanyuma yishyura umuhanga mu gupima ubutaka. Agenzuye neza, amubwira ko abacukuraga mbere bari hafi yo kugera kuri zahabu ya nyayo, ni ukuvuga ngo nyinshi. Hanyuma acukuye gato gusa, zahabu iraseseka. Nasekejwe no kumva ko Gahigi yabyumvise akajya mu kiriyo gikomeye, ariko nanone shimishwa nuko yakuyemo isomo rikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo uwo mugabo waguze na Gahigi, uretse kuba yaragize amahirwe agahura n'abanyeshuri bari bagikeneye kwiga amasomo, yanateye intambwe yo kugenzura akabonera aho abandi baburiye. Ni ukuvuga ngo iby'umuswa aretse. Nashimishijwe no kumva ko Gahigi yakuyemo isomo rikomeye cyane, ku buryo nyuma yaje gushinga ikigo gikomeye cy'ubwishingizi, hanyuma nawe aboneraho abandi bishingizi baburiye. Impamvu ni uko yahoraga yibuka ibyamubayeho ku kirombe, hanyuma bikamutera gusobanukirwa ko oya y'umukiriya atari ko buri gihe iba ishatse kuvuga oya. Iyo abacuruzi birabareba, nabo batekereje. Ni ukuvuga ngo ugomba gukomeza kugeza igihe uboneye icyo wifuzaga, uko inzitizi zaba zimeze kose. Ese ni irihe somo rikomeye wigiye ku makosa wakoze mu buzima? Ndabizi buri ubu hari abareba aho Gahigi ageze n'ibyo agezeho bakifuza kumera nkawe, ariko ntibashake gusubiza amaso inyuma ngo barebe aho byaturutse. Nibyo koko amakosa dukora niyo atubera inzira itugeza ku ntsinzi. Wowe se bite? Nyuma naje kugenzura neza aya masomo nari nahawe,
hanyuma nza gusanga yuko nubwo Gahigi yari yananiwe ku bijyanye no gucukura zahabu, yaje gutera imbere ku bijyanye n'ubwishingizi, kuko mbere yari azi icyo ashaka ariko nta masomo ahagije yari yarize kugira ngo akigereho. Nyuma yaje gutsinda kuko noneho yari azi icyo ashaka kandi yarize n'isomo rikomeye. Ni ukuvuga ngo icyangombwa cyane ni ukubanza kumenya neza icyo ushaka mu buzima, hanyuma ukaba warabonye n'amasomo ahagije. Ese wowe ushaka iki mu buzima? Ushaka iki? Ese wize amasomo ahagije azakugeza ku byo wifuza? Niba nta masomo ahagije wize, tuzongera ubutaha. Surely thoughts are things. Murakoze.